Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Big Family TV 11 cyangwa se abakunzi bakunda inzira y'umusaraba. Ni igihe kinini cyari giciyeho tutabagezaho icyegeranyo cyangwa se ubusesenguzi kuri episode cyangwa se kuri season ya kabiri. Iyi season twatangiye dutinze cyane, habugiye habamo ikibazo tekinike bitewe nuko twagiye tugira ikibazo cyacano cyangwa se ikibazo cya system tekinike. Murabizi ko tugenda dukora icyegeranyo kuri iyi filime bitewe n'ikintu abantu kunzi bayo bagiye bifuza se cyangwa bagiye badusaba, nyako twa tumaze igihe tudakora icyegeranyo bitewe n'icyo kibazo cyagiye kivukamo. Uyu munsi rero turaza kugaruka kuri season ya kabiri iri guca ibintu bigacika. Season imeze neza cyane, itangiye kuryohera bamwe muri bo bari batangiye kuvuga ku kibazo cy'uko iri kugira iminota mikeya cyangwa se iri kugenda ibihamo bitewe n'ibintu bari kwezeza abantu ntibigende bizamo. Bamwe batangiye kuvuga ko batangiye kwirambirwa, itari guhinduka, nta kintu gishya bari kubonamo, mbese bagenda batera komantere ku bintu byinshi bitandukanye batagiye bishimira. Niyo mpamvu twaje guhagarika filime rero bitewe n'uburyo season ya mbere yari irangiye. Turavuga ko reka tuzakomerezaho season ya kabiri, tubanze tumenye se abanyarwanda barashaka iki, abanyarwanda bari kwifuza iki, ni iki bifuza ko cyagaragara muri iyi filime. Twafashe umwanya tubitekerezaho, duhamagara team production tuyigaho, duhamagaza abakinnyi tubyigaho, nabo batanga ese ni iki babona cyakongerwa muri filime, nabaye bakinnyi bashyashya twazana. Mwagiye mubona ko twagiye tuzana abakinnyi bashyashya, harimo Jojo n'abandi bazagenda bazamo. Muri urwo rwego rero twiciye tugategura season ya kabiri. Season ya kabiri mwabonye ko ari umuriro, tugera kuri episode ya mbere mwabonye ko ari umuriro, kandi tubiziza ko iyi filime izagenda igaragaramo ibintu byinshi mutigeze mwitega kandi mwari mukeneye. Uyu munsi rero turaza guhera twanariza se cyangwa dusesengura duhera kuri Fabiola. Turaza guhera kuri Fabiola. Fabiola murabizi arakomerewe, amerewe nabi, ibintu by'inda ntiyarabimenyereye, nta kintu yarabiziho, kandi uriya gutwita ufite umugabo wabwihishwa cyangwa yandi itemewe itari iteganyijwe ku muryango. Murabizi ni ikintu kiba kitoroshye kumara ari amezi 9 wishyira inda, uhora uhangayitse, ufite ibibazo. Abantu byagiye bibaho, murabizi, ufite ibibazo wibaza se umwana navuka nzamwandikisha kuri nde, se umwana azavukira he, ninde uzamfasha, ninde uzamenya nyine nk'umubyeyi wabyaye umwana. Nibaza umubyeyi bagenda yibaza, kandi murabizi ko uko uhangayika cyane ariko bigenda byafekta ku mwana, bikaba byamugiraho n'ikibazo. Nicyo kibazo rero Fabiola ari guhura nacyo, ariko ntitwamubreminga tutitaye, nta kintu twamushinja kuko umubiri ni umubiri urashuka, tutitaye wenda twirengagije buriya bugome bundagira nta mutima mubi. Kira ni ikibazo cyabayeho kandi kimutunguye nawe atari yateganyije. Muragenda mubyandika muri comment, se wowe urabibona gute? Ni uburangare, ni imico mibi ye, bimeze gute? Muraza kubitubwira muri comment section. Umunsi rero ntabwo turi kuvuga ku bintu byinshi, turagaruka nabwo kuri Mami Simbi. Abonye umugabo we Rwema avuye isafari nkaho yakamwakiriye. Murabona ukuntu ese amusimbukira hejuru, ndashaka kumenya uwateye Fabiola inda. Nyirantambara ariwe Mami Simbi ntashaka no ko umugabo yakicara uko avuye isafari, yicara abanza afate n'amazi anywe cyangwa se abanza aruhuke. Ibintu yahise mwakiriza, ninde wateye murumuna wanjye inda se, cyangwa ninde wateye Fabiola inda? Namwe mwumva ko ari ikibazo, nta kumuhobera nk'umuntu mwari musanzwe
mubana nk'umugore n'umugabo wumva amagambo ahise amwakiriza. Ese koko wowe urumva ayo magambo akwiye? Urumva aya magambo akwiye ababyeyi? Nk'abantu basanzwe babana, urumva ari bwo buryo yagakwiye kumwakiramo? Ntabwo turi butinde, turaza tunyarukira no kuri kamarade se buri uriya mutaraza kubaho ute yibagiza ko mbona nabyo bitoroshye. Wowe ubona ari ubuhe buryo kamarade yakoresha ngo ahereze umuti iribagiza kandi ntibiteze ikibazo? Ikindi turaza kugaruka kuri Isimbi. Abafana bagumye kuvuga ko Isimbi ari kwambara ubusa cyane ngo akanakabya. Ese koko role yahawe ubona atarakwiye kwambara ubusa? Wenda siko asanzwe ateye mu buzima busanzwe, ariko role yahawe njye mbona nkurikije n'arabonye bifitemo, mbona uko ari kwambara bikwiye. Uko iriya ni filime ntabwo ariko mu buzima busanzwe asanzwe yambara. Nabyo urabivuga muri comment. Turaza kugaruka ku kuntu Fabiola yanze kubwira Isimbi. Ese Isimbi nawe yahatirije ari kumubaza ninde waguteye inda? Nyuma yuko nyina nawe ari kuyimubaza, Isimbi nawe yahamana amaje kubaza ninde waguteye inda. Isimbi we ni umwana umeze nk'umwana utaragiye asobanurirwa ibintu byose. Ibaze ko atazi n'uburyo inda iteramo. Ese koko byari bikwiye ko umukobwa arinda agira imyaka 20 n'ingahe atazi uburyo inda iterwamo? Atazi ngo bivaye bijyahe, nta kintu na kimwe abiziho. Ugomba gusobanura. Birakwiye ko mwumva ko abana bajya babwirwa bagasobanurwa biriya bintu mbere y'imyaka 10, cyangwa mwumva bidakwiye? Nabyo murabyandika muri comment. Ikindi kibazo turi guhura nacyo ni abantu bari kugenda bibaza se iminota bari guhabwa irakenewe? Ubwo bari guhabwa iminota mike cyane, ngo season ya kabiri yatangijwe n'iminota mike cyane. Aho uraza kubyandika muri comment koko niba ubona ko iyi filime iri guhabwa iminota mikeya. Yaje kurangira na Frank nawe agarutsemo abijemo. Ikindi bazanye umukoca mushashya ariwe bita Jojo, ari dusanzwe tuzi nka Jojo. Ewe ibintu bigiye guhindura isura. Nawe nimba ubona koko ibintu bigiye guhindura isura bikaba byiza, uratera comment utange na like. Ikiri bagiye bavugaho kinasekeje kandi kiratangaje, nanjye ubwanya nagisomye numva birantangaje. Ukuntu bavuze ati ngo Isimbi aritetesha cyane. Ese nawe iyo urebye ubona koko Isimbi yitetesha cyane? Ese koko ntibyari bikwiye? Ako nanjye Isimbi mubonamo umutesi arateta akakabya. Wenda sinzi icyo bivuga bitewe n'aho wakuriye cyangwa n'umuryango wakuriyemo. Nabyo uraza kubyandika muri comment. Turaza no kureba neza ngo hari aho Cyusa ngo yigeze kuza ngo abasanga mu myitozo, araza ahita ahobera iribagiza Isimbi waramureka. Arangije abwira koca ngo narinje kureba ku mukunzi wanjye. Ese ubwo urumva hari ayandi mahitamo dutegereje kubona? Guhitamo uriya ntibyarangira. Nabyo uraza kubyandika muri comment kuko ufite amahirwe menshi yo guhitamo na Cyusa ninde. Hari umuntu w'imuhanga watuye comment aravuga ngo njyewe ngo nkunda iribagiza na Isimbi, nkunda iribagiza na Kanyana. Ngo ariko iyo mbonye iribagiza, niyo mbonye Isimbi n'imyenda aba yambaye, ngo mba numva ntaruka. Abafana batagiye kubegereza umutima, ariko mbamenyesha ko Isimbi mu buzima busanzwe atari ko ateye. Uyu munsi ntitwigeze dukora ku bintu byinshi, twakoze ku tuntu dukeya. Mbasaba kandi nabinginga, iyi ni si channel ducishaho filime, ahubwo ni channel dusobanuraho filime tunasesengura, tureba harabura iki ngo iyi filime igende neza. Ni nawe uzasaba itangira igitekerezo, ni nawe uzasaba ko umukinnyi ukunda muri filime nyarwanda yazamo, ukagenda uvuga n'abandi basitari yifuza ko bagaragara muri iyi filime, kugira ngo tubashe tubakorere filime iryoshye na season ya 3 niza izaza imeze neza. Ni muri urwo rwego rero mbasaba nka team production cyangwa nk'umuntu uhagarariye iyi Big Family TV 11
isesengura kandi ikabagezaho iyi filime mu busesenguzi bwimbitse kandi gatambutse n'ibitekerezo byanyu. Ndakwinginze rero ukore subscribe. Kuri subscribe hari ahantu kanda ukazogera ukoremo all notification